Inshuti bavandimwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, reka nongere mbasuhuze ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese. Kongeye kugira muri wa mwanya mwiza rero kuko ibyanditswe bigera mu ishuri ryo ku isabato ndebirine nk'uko bisanzwe. Reka twibukiranye insanganyamatsiko tumaze iminsi cyangwa turi kwiga muri iki gihembwe cyose, iravuga ngo gukura mu kirano tugirana n'Imana. Nakomeje kubisubiramo kuri buri cyigisho, mbisubiramo. Nyaboneka twimenyereze ku ibyanditswe byera kugira ngo umushyikirano wacu n'Imana ukuri. Twasanze rero mu ibyanditswe byera, twasanze no muri Yesu niho tumenyera Imana, niho dukurira ku ibyanditswe byera kandi dusenga, noneho kandi bizatuma no kwizera kwacu gukomera. Dufite rero muri iki cyumweru icyigisho cya munani. Icyigisho cya munani cyatubwiraga cyangwa kiratubwira kugira kwizera. Kugira kwizera, twabonye abantu batandukanye basabye, muri make bari bafite kwizera kuvanze ndetse no gushidikanya. Reka twibukiranye icyigisho cyangwa isomo ryo kwibuka twabonye riboneka mu Baheburayo igice cya 11 murongo wa mbere, avuga ngo kwizera ngo ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, ngo kandi ngo niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ari iby'ukuri. Muri make rero bikomeje guhamya ko kugira ngo twizere ari uko twakwiga ibyanditswe byera, kubera ko nimba kwizera ari umenya ibyo byanze bikunze wize. Twabonye ko tugomba kwiga ibyanditswe byera, twabonye uburyo bwinshi cyane twigamo ibyanditswe byera ndetse no gusenga, ntabwo turabisubiramo, twarabibonye. Twasanze rero abantu basabye Yesu Kristo ikimenyetso, barimo bigishwa ikimenyetso ngo cyerekana ko ari we mwami, ari we Mesiya. Bari barabahawe ibimenyetso, bari barahawe rwose ubuhanuzi bwerekana ko Mesiya azaza, ariko kubera guhugira mu bindi, guhugira mu byifuzo byabo bwite, guhugira muri amategeko y'imihango gusa, ariko bibagirwa nyiri kuyatanga ari we Mesiya. Araza ntibamumenya kugeza igihe bamusabye ibimenyetso byerekana ko ari we. Yesu rero we ntabwo yite kurya ibimenyetso bifatika, ibyo natwe dukunze gusaba. Umuntu akavuga ngo kugira ngo njye mu itorero cyangwa mbe mu itorero, ni uko itorero nibura wenda n'indwara rizangitaho, wenda rizansura, cyangwa ririmo ibyo kumfasha, cyangwa wenda nimbura ibyo kurya bazangaburira, cyangwa wenda n'abajya mu matorero avuga ati nahitamo kujya mu itorero runaka kubera ko niryo ribamo ibitangaza, bahanurira umuntu udafite inzu akayibona, udafite umugabo akamubona, udafite umugore se akamubona, udafite bahanura ngo za viza n'ibiki byose. Hari abakeneye amaviza n'abadakeneye amaviza, ariko buri wese bamuhanurira bakurikije icyo babona akeneye. Akenshi rero dukunze gusaba ibimenyetso kugira ngo nitubona ibyo bimenyetso bifatika aba ariho dukurikira Imana. Ikimenyetso rero Yesu we yifuje gutanga gitandukanye n'ibimenyetso basabaga. We yabahaye ibimenyetso ahubwo ko batamenya ibimenyetso byerekana kuza kwa Mesiya, ariko noneho abaha ibimenyetso byerekana ukurimbuka kwa Yerusalemu. Ibyo bimenyetso kandi nibyo byerekana ukugaruka kwa Kristo. Twasanze ibimenyetso rero ibyinshi byarabonetse, n'ibitari byaboneka twabonye ko bizaboneka, kubera ko n'Uwiteka Imana itanga amasezerano kandi irayasohoza. Rero n'ibyo yavuze ngo bizabaho binyujije mu kanwa k'abahanuzi cyangwa mu byanditswe byera, byanze bikunze bigomba kubaho, n'ibitari byabaho bizabaho. Dutegereze twihanganye. Rero twabonye Yesu Kristo ikimenyetso yatanze, twagisanze muri Matayo 24. Tubwira ko hazaba intambara, nimuhaza intambara hazaba urukundo ruzakonja, urwangano rube rwinshi. Muri make ni byinshi cyane yavuze, ariko ngiye kuvuga ko noneho rero n'ubutumwa bwiza bw'ubwami buzakwira mu isi yose, ngo bukaba ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, imperuka igahera ko ikaza. Mbese ubutumwa buri kuvugwa. Reka noneho nawe uba uri umwe mu bakwirakwiza ubwo butumwa bwa Yesu Kristo. Twabonye noneho kwizera ko atari byumviro. Muri make hakuru umuntu avuga ngo kanizere ko ibintu bizatungana, ngiye kugira gutya na gutya, nizere ko ariko bizatungana, cyangwa reka njye kwa muganga nizere ko uriya we noneho rero ashobora kumvura atari nkanaka. Ibyo uko ntabwo ariko kwizera duhamagarirwa. Kwizera ngo ntabwo ari byiyumvo, ahubwo kwizera ni ukwizera. Muri make ni itegeko. Umuntu yagombye kuvuga ati byanze bikunze ngomba kwizera, kubera ko
twabonye ko utizera ntabwo bishoboka ko anezeza Imana. Rero twaboneyeho kubona ko ibyo Uwiteka Imana yiyumvira cyangwa yibwira bitandukanye n'ibyo twibwira. Twabonye rero ingero z'abantu bagize kwizera gutandukanye, twarazibonye. Baheburayo 11, twabonye ba Aburahamu, twabonye ba Isaka, twabonye ba Enoki, ni benshi cyane twabonye, ariko twasanze ko nubwo bagize kwizera ndetse kugira icyo kubagezaho, ariko Yesu Kristo twabonye ko ari we ufite kwizera kuruta ukwabo bose, kubera ko ngo ni nawe banze ryo kwizera kandi gusohoza. Twabonye Kristo uburyo yizeragamo, twibuke ko yamanutse yavuye mu ijuru nk'Imana, ariko araza yigira umuntu kugira ngo yireshanye natwe, amenye ibiturushya, amenye ibitubabaza, amenye n'ibyo twashobora kwihangana n'ibyo tutashobora kwihanganira, ariko kandi agiye kugenda tugira Umwuka Wera kugira ngo azadufashe. Ibyo atatubwiye Umwuka Wera azabitubwire, n'ibyo yatubwiye azakomeze abitwibutse. Yesu Kristo rero twabonye mu gashyamba ka Getsemani aho umuriro wari umuremereye kubera yari yikoreye ibyaha byacu byose, ariko byikorera byose noneho araremererwa nk'umwana w'umuntu nk'abandi bose. Umubiri umubabajije, atangira kubwira Imana ati ni iki kundegesha, ati rwose ati nifuza ko iki gikombe cyandenga, ariko niba utabishaka oya, ukemera ko nkinyweraho, giye kuba uko nshaka biba uko ushaka. Byumvikane ko na Yesu ntabwo mu mubiri we ntabwo hari hemeye kugira ngo apfe, ariko yibutse icyamuzanye agira kwizera ko byanze bikunze nubwo yanapfa namara gupfa ariko azazuka agahesha twese ubugingo buhoraho. Yesu ro yizera Imana yanga guhemuka, nuko aratsinda. Aravuga ngo ugushaka kwa Imana bari kubaho. Uyu munsi none twibaze natwe, mbese tujya twumva ko gushaka kw'Imana ko kwagombye kubaho atari gushaka kwacu, atari bya byumviro byacu. Muri make rero muri aka kanya tugiye kureba ibyo twakura cyangwa ibyo twakuye muri iki cyigisho, ibyo twakomeza kwiga ku buryo nuko bukeye ndetse no kuzirikana. Kugira kwizera kwa Yesu rero uko twamaze kubibona, kugira kwizera kwa Yesu bisobanuye kugira Yesu akaba ari wo muri twebwe, bityo kandi kwizera kwe kukaba mu mitima yacu, kuko Yesu ari we rufatiro rwo kwizera kwacu. Urufatiro rwo kwizera kwacu rero tugomba kumwemerera, tukamukingura imitima yacu akaba muri twebwe, no kwizera kwe kukaba ukwacu. Muri make kwizera kwa Yesu ni kuba ukwacu. Rero tuzadushoboye kwizera, tuzatugize kwizera noneho kutari ukungana n'akabuto ka sinapi, ahubwo kwizera kuzuye, kubera ko ni Kristo tuzaba tumufite muri twebwe, kandi niba Kristo ari we ufite kwizera kuzuye, tuba dufite natwe kwizera kuzuye. Muri make ibibazo twibazaga birasubijwe. Bisubirijwe hehe? Bisubirijwe muri Kristo Yesu. Dutsindishirizwa cyangwa tubabarirwa kandi tukagira amahoro ku mutima kubwo kwizera ko tubibona amahoro mu gice cya 5 n'umurongo wa mbere. Noneho kandi iyo birangiye tumaze gutsindishirizwa, tugira kwezwa cyangwa guhabwa ububasha bwo kumera nka Yesu binyuze mu kwizera ko tubibona mu byakozwe n'Intumwa 26 umurongo wa 18. Igihe turaritse Yesu Kristo ngo aze mu mibereho yacu, tunahinduka abana b'Imana kubwo kwizera. Tubeshwaho rero no kwizera umwana w'Imana Yesu Kristo watwitangiye, nk'uko tubibona mu Magalatiya cya 2 ku murongo wa 20. Nta kintu na kimwe kigaragara ko kidafite kivurira, nyamara kandi kikaba kidashobora gutsindwa nk'umutima uyumvamo ko ntacyo ari cyo, maze akishingikiriza ku by'Umukiza yadukoreye. Muri make icyampa umutima wanjye, umutima wawe ukumva ko ntacyo umaze, tukishingikiriza ko bishoboye ku Mukiza wacu ushobora byose, ushobora kudushoboza no kugira ngo tugire kwizera. Kubwo gusenga rero cyangwa kwiga ijambo ry'Imana ndetse no kwizera kwahora hafi ye cyangwa kwahora hafi y'umuntu, abantu abanyantege nke hanyuma y'abandi. Muri make abanyantege nke hanyuma y'abandi bose bashobora kugirana umushyikirano uhoraho na Kristo, kandi noneho rero azabaramiza ukuboko kutazigera kubareka na hato ngo bazimire. Uwiteka ahabwe icyubahiro, ntazakureka ntazandika, nitugira umwete wo kumva ko dukeneye ko kubana n'Uwiteka Imana yacu, tugakurikiza izi nama zose tugenda duhabwa. Ngabo rero
bagomba kugira kwizera gushikamye guturuka ku masengesho, kwiyiriza ubusa no kwicisha bugufi mu mitima yabo. Bagomba kandi kureka inarijye, bakuzwa mu mwuka w'imbaraga y'Imana. Muri make, amasengesho akubiyemo kwinginga, kwihangana ndetse no kwizera. Kwa kwizera gutuma umuntu yiyegurira Imana kandi akirundurira mu murimo wayo, niyo yonyine ashobora gutuma tubona ubufasha bwa mwuka muziranenge mu ntambara turwana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu h'umwijima, nk'uko twabibonye mu Efeso igice cya 6. Muri make rero, Imana iha buri muntu wese urugero rwo kwizera nk'urufatiro rw'isano agirana nayo. Ntabwo yaguha kwizera kutangana n'isano n'urufatiro rw'isano ugirana nayo. Muri make, nk'uko twabibonye, duhagurukire kwiga ibyanditswe byera, gusenga nibyo bizaduha inzira dushobora kunyuramo kugira ngo tugire kwizera, cyangwa kugira kwizera kwacu gukure, ari amashyirahamwe dufitanye n'Imana yacu nawe ukure. Hibanze ibyo kwizera rero, kandi akaba ari we unagusohoza. Yesu yatweretse twese icyitegererezo cy'imbaraga iyo kwizera. Igihe kwizera kwacu ari gutoya, igihe tuje turira twinginga kandi dufite imitima yitanze, Imana izakora igitangaza mu mibereho yacu, nk'uko tubibona muri Yeremiya igice cya 31 ku murongo wa 2 kugeza ku wa 4. Kandi noneho rero izatuyobora mu nzira zayo, mu nzira igororotse, ku buryo tutazongera gusitara kandi tuzagira amahoro. Yesu rero muri make niwe rugero rutunganye muri byose, kandi noneho kugira kwizera kwe bizatuma tugaragara nk'ubwoko bwe mu bihe biheruka. Uwiteka rero atugirire neza, Uwiteka atubashishe gushikama. Uwiteka niwe wenyine ushobora kudushyiramo wa mutima utubwira ko tugomba kwiga ibyanditswe byera, dukomere mu byanditswe byera, kw'ibyanditswe byera, dusenga kandi noneho dusaba kugira ngo Uwiteka twereze mwuka wera abane natwe, adufashe muri kwagukura, muri kwagukuza kukwizera, kwagukuza k'umushyirano tugirana nayo, kugira ngo Kristo agiye kuzagaruka twe kuzamura, twe kuzakurwa n'isoni, ahubwo tuzabe muri bake beza bazamusanganira dutsinze, tugiye kwibanira nayo mu bwami w'iteka, ubwami buzahoraho, aho tuzabana n'Imana yacu iteka ryose, ahatazaba ibibazo na gato, ahatazaba kurwara, ntihabe gupfusha, ntihabe inzara. Muri make ibibazo byose duhura nabyo kuri iyi si ntabwo bizigera bibaho. Aho rero ndakwifurije mu izina rya Yesu. Data wera, Mana ishobora byose, murengezi w'ubugingo bwacu, wakoze komeza kuba natwe Nyagasani Mwami. Nuko rero Data mwiza, turangije icyigisho cya 8, icyigisho Data mwiza, hari igihe twumva ko ibyisho byoroshye, ariko Data mwiza byose biza bikomeye, ariko kandi ushimwe ko waduha mwuka wera kugira ngo abe ari utwigishiriza. Nuko ukomeze ubane natwe Data, nsaba umugisha umuntu wese twabanye muri iki cyigisho cy'iki cyumweru, umugire neza, umuhire, umuha amahoro, kandi Data ibyo azagukeneraho byose byatuma Nyagasani Mwami abasha gukura, ndakwinginze uzabimuhe. Buri wese umugirire neza, abarwayi bari muri twebwe ubakize, ababuze abo Data mwiza ubahumurize, abafite ibibazo bitandukanye bose Data mwiza babere ibisubizo. Urakoze, uri Imana yumva kandi igasubiza, uri Imana ivuga bikategeka bigakomera, uri Imana duha amasezerano. Data reka dukomere ku masezerano naduhaye, twizere byanze bikunze zizasohora. Ngaho ubuntu n'amahoro utangira ubuntu, niba gukeneye cyangwa niba kwifuza bose, mu izina rya Yesu, amen.